Reka twitangirire agasobanuye ko uyu munsi hano twabonaga umukecuru hano wicuruza ibiraha n'amandazi ku muhanda. Nuko hari umukobwa ndetse n'uyu musore, gusa umukecuru ari kugenda agerageza kuba yacuruza ibiraha ndetse n'amandazi ku muhanda, ubona ubuzima butameze neza. Nuko wa mukobwa yamuciye arahamagara ati Abine mwana wanjye, waje hano nkakubwira koko ntabwo uri kunyumva ko ndi kuguhamagara. Nuko wa musore yaza abwira wa mukobwa yitwa Aline, turiya mukecuru ari kuguhamagara. Nuko umukecuru avuga ati ndimo ndaguhamagara wa mwana we, ntabwo uri kunyumva ko mbona wanyirengagije. Nuko Aline yabwiye wa musore, turiya mukecuru ni umusazi, mwihorere, nta hantu muzi, sinzi impamvu ari kumpamagara, tereka twigendere, uriya mukecuru ntuze kuba wamwitaho. Kumbi uyu mukobwa ni umwana w'uyu mukecuru. Gusa umukobwa yahise asubirayo n'umujinya aze yiyame uyu mukecuru, hama uyu musore ataza kuba yamubona, amenye ko akomoka mu bakene, maze ataza kuba yamubenga. Nuko Aline yaje abwira nyina, ariko mama, nta n'isoni wowe n'ubwo buraha bwawe n'ubwo burindazi hano, urashaka gutuma uriya musore ambenga abone kuri mama? Nta n'isoni. Nuko umukecuru aramubwira ati wa mwana we, ntukigire uwo utari we, kuko bishobora kuzagukoraho. Aline yaciye bugufiya akanda nyina ahengereye uriya musore atari kumureba, aramubwira ati mama, ndakwiyamye, ntukanyinjirire mu buzima n'ikindi gihe. Gusa wa musore yahise yumva abantu bari gutongana, ahita ahindukira ngo arebe. Nuko wa mukobwa atangira gutuka nyina amubwira ngo wa mukecuru, nubwo dukennye ntago bikwemerera kuza umamagara ku muhanda, ndi kumwe n'abana b'abakire, turi kubyumva neza. Tibyo byo kuba umwana wawe ujya ubyimenyera, ujya ubinyita mu rugo, ariko nitwagera ku muhanda mba ndimo ndishakira umugabo, ntukagumye njyewe kuza unsiteresa. Nuko wa musore wacu yagumye kureba umukecuru akavuga ati wa mwana we, ko nakonkeje nkaba ncuruza buno burindazi, ubu koko uragira ngo mbigenze gute? Nuko wa mukobwa Aline yakomeje kumubwira ati umenye neza ko nkeneye n'amafaranga, ntukomeze kuza kumbwira ibyo ngibyo, nkeneye no kuba nagura utuntu tugiye dutandukanye nk'utw'abakobwa bakenera. Nuko umukecuru aramubwira ati wa mwana we, nta mafaranga mfite, amafaranga afite nayo yacuruje, ntabwo ari ngombwa ngo uze ube watangira kunyuka inabi uri kunsaba amafaranga. Nuko Aline yakomeje kuba yatuka nyina, ariko umuziza yuko amaze kuba yamuhamagara ari kumwe n'umusore uri kumutereta uvuka mu bakire. Nuko umukecuru agahinda karamwisha, arababara, aravuga ati wa mwana we, ko ngufite uri umwe, ko ntako ntagize, nubwo ubona namugaye, nubwo ubona koko shaje, urashaka kunyaka amafaranga yose, ndaza kuba naranguza iki? Yo, wa mukecuru Aline yamwambuye ya mafaranga, aramubwira ati reka basi ngerageze ngoye kuri bino biceri urebe ko hari icyo byakumarira, kuko nta ndi mafaranga mfite, andi mafaranga mfite ndaza kuba nayishyura inzu tubamo, ba bosi cyangwa se ba nyiri ibyondo bataza kuba batwirukana. Umusore yari yahagarariye ku ruhande ari kureba wa mukobwa ibyo ari kwigira. Gusa Aline we ntabwo yabyumvaga kuntu nyina amuhaye ibiceri 300 gusa ngo abashe kuba yabikoramo utuntu twinshi abakobwa bakenera. Nuko umukecuru amubwira ati n'aya mafaranga yonyine mfite, ni ukuri ndakwinginze wituma rwose unsebereza hano ku muhanda n'uriya musore mukundana. Nuko Aline yaramubwiye ati urabeshya wa mukecuru we, muri ako gakapu ufitemo amafaranga, byanga byakunda ndaza kuba agiye nakwireberamo niwanga kumpa amafaranga. Wa musore dore ari kurunguruka. Umukecuru aramubwira ati Aline mwana wanjye, kubera icyo ukunda amafaranga kandi ureba akazi nkora ko nta kintu kiba kirimo, kuba no kugerageza gusa ngo turebe ko twarokoka, turebe ko twabaho. Nuko Aline yahise atangira kuba yarwana na nyina, ariko wa musore ari kumureba ari kugenda amucunga gahoro gahoro.
nuko nyina agahinda karamwishe, nuko Aline yahise amushikuza ka kanabi kaba amafaranga. Aline ahita atwara amafaranga, wa mukecuru atabishaka aravuga ati mana nyagasani, uyu mwana koko ukubera icyo ukunda amafaranga, aya mafaranga kubona ariyo twari kwishyura inzu ukaba ushaka kuba wayajyana, biraza kuba byagenda gute? Mbibutse neza ko uyu mukobwa yari arimo arihakana nyina, kandi kano kanya tumubonye arimo arambura amafaranga nyina. Nuko Aline yahise yikaraga ku mukecuru ahita agenda, atajya kwirebera sheri. Nyina asigara ngaho yumiwe, amarira yenda kumwica. Nuko Aline yaraje aramubwira ati sheri ntugire ikibazo rwose, uriya mukecuru tumaze kuba twaganira, yari yanyibeshyeho, uriya ntabwo ari mama nk'uko uri kubivuga. None se ko nabonaga musa nkaho murimo muratongana. Toya nuko nagerageza kumwumvisha ko nta hantu tuziranye, akagumya kumbwira ko tuziranye ari ya maso y'ubusaza. Nuko abashiri bagumye bafatanye, umukecuru disi yumiwe, udufaranga yari yakoreye tw'umunsi wose umukobwa we yaradutwaye yijyanira n'umusore wo mu bakire. Mw'abantu mwe ndabizi neza hari abantu benshi bino bintu babikora. Hari abakobwa cyangwa se abasore baba badashaka kwerekana abasheri babo ngo babereke ko bavukiye mu bakene cyangwa se imiryango yabo ikennye. Nuko twigarukire hano, imodoka yari iri hano hafi aha ngaha iri kumwe cyangwa se irimo wa mukobwa ndetse na wa musheri wiwe basa nkaho batashye. Nuko Aline yaramubwiye ati ese zino karitsiye nizubamo? Gusa hirya gatoya hari umuntu uri kwirungurikira. Nuko uyu musore yitwa David yabwiye Aline ati ese koko ushatse kumbwira ko uvuka muri zino karitsiye? Aline aramubwira ati oya ntabwo mvuka muri zino karitsiye, ahubwo niho muri iyi minsi ndi kuba hari umukecuru ndi kubana nawe, ariko ni iby'igihe gitoya. Nuko wa murara yarimo ararunguruka avuga ati Aline se yazanye umugabo ahangaha w'umukire ufite n'imodoka? Nuko Aline yakomeje gusobanurira sheri wiwe ko adashobora kuba yavukira muri karitsiye, tumwari mwiza nkanjye. Nuko David yahise amukora mu biganza aramubwira ati humure rega, uri umukobwa mwiza kandi w'umutima unafite disipurine. Muri iyi si nta wundi muntu n'umwe ushobora kuba yakundutira. Nicyo gihe rero ngo mbanze ngusezere kandi ngushimire n'umwanya wose wampaye. Umuhungu yakomeje kuba yatereta wa mukobwa, ariko mu kumutereta ntago yari azi ko uyu mukobwa avukira mu bakene, kubera ko uyu mukobwa ameze nk'aba bakobwa b'inahangaha nabo bambara imyenda ihenze kandi wabo rukinga batanu. Nuko David yahise aporopoza umukobwa, ahita akuramo impeta. Umukobwa biramurenga, arishima cyane. Birumvikana umuntu wese ubonye impeta bwa mbere, umukobwa habe no kurindira ngo David ayimwambike, umukobwa yahise yiyambika vuba cyane kugira ngo abanze arebe ko imukwira. Umukobwa byaramurenze aramubwira ati urakoze sheri, koko ungaragarije ko nkunda rwose, reka nkuyambire rwose ndumva nishimye. Yaramuyambiriye amukubita ka peti bizu rwose. Umusore nawe arishima, urabona ko urukundo ari urwa babiri. Gusa aba bombi se biraza kuba byaherera hehe? Umukobwa mbonye utinya kwereka sheri wiwe ko iwabo bakennye, cyangwa se umukobwa utinya kwereka umusore bakundana mama wiwe ngo nuko ari abakene. Umukobwa yabuze ikintu avuga, gusa akomeza kumwereka ko yishimiye impeta rwose abonye umugabo, kandi abonye umugabo w'umukire. Umukobwa wese aho ava akagera agomba guteretwa, cyangwa se bifuza guteretwa n'abasore baba bafite amafaranga kugira ngo ubuzima bwabo babuhindure. Nuko umukobwa yakuyemo ya mpeta, gusa mwibuke wa murara yari akiri kumurunguruka. Nuko Aline yaravuze ati uriya n'akana gatuye ahangaha ntukagireho ikibazo rwose,
nuko bakomeje kuganira. Gusa Aline aramubwira ati ndakeka rero aricyo gihe ngo ngende, kandi Imana iguhe umugisha, ndagukunda sheri. Amukubita n'akabizu, Aline asohoka mu modoka. Sasa rero mfite amatsiko y'ukuntu biri buze kuba byagenda nanjye, niyo mpamvu ndi hano. Nuko Aline yasohotse mu modoka, wamurara amutegerereza hanze, ariko umureba ati yego ko Aline, turiya ni sheri wawe se? Nuko Aline n'umujinya mwinshi n'agashyari na ka kantu k'ubutindi avuga ati wacyana w'igikura umunwa aho ngaho, ntukagumye kunsakuriza, ibyo bintu birakureba wowe, nakubonye baguporopoza sha. Nuko wa musore yari kubirunguruka akomeza guhagata uyu mukobwa. Gusa umukobwa ntiyabyitaho, yisezerera sheri wiwe. Gusa umuhungu yakomeje kuba yareba wa mugabo ufite imodoka cyangwa se wa mukire uzanye na Aline, akomeza kumureba. Agomeza no gutekereza uyu musore, ariko uyu mukobwa ntashobora kuba avuka muri Ndagaswi. Ubu ngubu ibintu ndi kureba ni amahoro, twigarukire mu nzu rero. Aline ageze mu nzu asanze umukecuru wiwe yatetse. Ibintu bigiye kubera aha ngaha nagaho mu mwuka byaramwe, ndakwinginze ntize amaso uze kureba amabara y'umukobwa agiye kuba yakorera. Yesu we, biteye ubwoba. Nuko Aline yageze mu nzu asanga nyina yatogosheje utudodo, ibiryo rwose bisa nkaho biciriritse cyane. Atangira kuba yategura ameza rwose kugira ngo yicare, ariko umukobwa yicaye aha ngaha atishimye, kandi umusore yari amaze kuba yamupropose. Murebe ibintu uyu mukobwa yari agiye kuba yarya. Yari amajanja y'inkoko niyo umukecuru yari yakozemo isosi. Nuko umukobwa yahise avuga ati ariko mama, nta n'isoni koko ufite umukobwa mwiza nkanjye ushobora gufata ukangaburira amajanja y'inkoko koko? Ubwo bwenge ubukura he koko? Mba nubwo twaba dukennye, ntabwo twaba dukennye kugezaho tubura ibyo kurya. Nyina aramubwira ati wa mwana we, amafaranga twari guhahisha n'amafaranga twari kuza kuba twakwishyura inzu yose wayatwaye. Nta kindi kintu ari kubona cyo guteka usibye ibyo ngibyo, byanga byakunda utwo ngutwo twari kunywa n'ako gasosi bikaza kugenda neza. Nuko umukobwa yahise ahaguruka ati ariko mama, nta n'isoni koko uri kuvuga amagambo ameze uko nguko? Turabona njyewe nari kuba ndi kumwe na sheri wanjye nkakwemera ko unsebya, noneho ukanamamagara turi kumwe, ariko ubundi watekerezaga iki? Wiyumvaga gute uri kumamagara ndi kumwe na sheri wanjye w'umukire ufite n'imodoka? Nta n'isoni, nta n'ubwo ureba kuntu ubusa kuba uri gucuruza uturindazi ku muhanda. Uba wishimiye ko umukobwa wawe aseba akagaragara muri sosiyete asa nabi. Niyo mpamvu natwaye amafaranga nkagenda nkahita nimerera neza. Umukecuru asigaye aha ngaha atakamba ati mwana wanjye rwose mbabarira, ntugende ndakwinginze. Aline nawe nta kindi yahise akora, yahise aza aha ngaha gupakira utwenda twiwe, kubera ko yari amaze kuba yakwibonera umugabo ufite amafaranga. Ahita asiga nyina aha ngaha ubana n'ubumuga ugendera mu kagare. Arababwira ati njye nabonye umugabo, si ngombwa kuguma aha ngaha. Nuko umukecuru yagumye mu nzu aha ngaha, agahinda ari kenshi. Umukobwa nawe ari kuzinga imyenda yiwe ngo yigendere. Ntabwo ashobora kuba yabana n'umukecuru uteka amajanja y'inkoko ngo kugira ngo babashe kuba basamura cyangwa se banararira amaramuka arayo. Nuko umukecuru yaririye umwana we, arababwira ati Aline mwana wanjye, ndakwinginze winsiga, dore niwe nsigaranye kandi mfite ubumuga butanyoroheye. Nuko Aline aramubwira ati umva mama, nabonye umugabo mwiza, umugabo uzanyitaho, umugabo ufite imodoka n'amafaranga. Ntago rero ushobora kunzanaho ibyo ngibyo. Nkwereke impeta yampaye se kugira ngo ubyemere? Wa musore yanyemere ko tugiye kubana, reba impeta mpaye. Ntago ushobora kuba nagumye kubana nawe kandi ubizi neza ko wikeneye. Umukobwa yahisemo kuba yajyana na wa musore
batanakoze ubukwe, ahubwo yijyanira n'uriya musore kuko yabonye afite amafaranga kandi ari buze kuba yasiga nyina aha ngaha, kandi nyina ashaje cyane kandi abana n'ubumuga. Ubu turi kwibaza ngo uyu mukobwa naramuka agiye, uyu mukecuru araza kuba yabaho gute? Umukecuru agahinda karamwishe, umubabaro uramurenga, ariko ubona akana gatoya kiwe katangiye kujya mu bahungu ngo nuko bakabwiye ko bagakunda bamuhaye impeta, yanze kwihanganira ubukene bw'uyu mukecuru. Nuko yaragiye, umukecuru akurura agakapu karinde kugira ngo atagenda. Nuko umukobwa agumya kuzunguza nyirakuru, aravuga ati wa gakecuru wenda kwiyamye, subira inyuma utaza no kuba wanyanduza imbaragasa, sheri wanjye akaza kumbona. Nuko umukobwa yaza akingura urugi ahita agenda. Umukecuru disi yasigaye mu nzu yumiwe. Nuko ibintu byatangiye kuba byamanuka, umukecuru yabuze uko yifata, yabuze umuntu mu rugo. Tekereza umukecuru nk'uyu utagira akazi, w'umukene, udafite amafaranga, kuba noneho mu buzima bwa wenyine, kandi yari afite umwana mutoya. Kubera ko ari umukene atakwihanganira ubukene buhari, umukecuru atangiye kubabara, atangira kuba yarira avuga ati ariko mana, kubera iki koko ubu guhera kera, guhera mu muryango wacu koko turi abakene, nkarinda ngize iyi myaka, ubu ngiye gusaza koko nta kana kamvumira n'utuzi. Umukecuru agahinda karamwishe, aravuga ati ubu se ndabigenza nte? Kuri ya mwana nibura yamvugishaga biraza kuba byagenda gute? Yo yatangiye kwibuka ari gucuruza udusambusa, ari kugenda acuruza twa turindazi. Nuko wa musore yahise atangira kuba amubona ku muhanda. Mukurikira agafilimi kacu nikaze kuba kabacika. Wa mubyeyi yagarutse ku muhanda nako atangira kuba yacuruza twa tuntu acuruza. Gusa wa musore yari kumwe na wa mukobwa yahise aza atangira kuba yaza kuba yagura. Nuko umukecuru kubera ko atanakanuraga neza, icyo yarebaga ari amafaranga, yabonye umuntu aje gufata gusa utuntu two gutamira. Nuko wa musore yaraje aragura, ubundi aratamira ararya. Gusa umukecuru uraha ntabwo yabashije kuba yamumenya. Gusa umusore yarebye irindazi ari kurya, areba n'umuntu uri kurikora, aravuga ati byanga byakundiye ni mabukwe koko ucuruza amandazi n'ibiraha aha ku muhanda. Umusore yarunamye gatoya kugira ngo amurebe. Nuko umukecuru nawe yubika umutwe, aramubwira ati mukecuru, utu tuntu ukora ni ukuri kw'Imana ni twiza rwose, nuko ari igishoro gitoya uzi gukora ibintu biryoshye cyane. Ba basore baba bifitiye amafaranga ariko barakuriye muri famiye nziza, bazi icyo bita ikinyabupfura. Nuko umukecuru arababwiye ati ni ibintu nkora, guhera na kera ni ibintu nkora, kubera ko ubuzima buragoye cyane, udafite ikintu ukora indwara zirakwataka. Noneho unarebye n'iyi myaka tuba tugezemo ibigoye cyane, ariko ubuzima nabwo buba bugoye cyane. Mureke murebe rero wa mwana w'uyu mukecuru yahagaze hakurya areba sheri we ahagararanye na nyina. Mubanze murebe mwoka byaramwe ibintu bigiye kuba byaba hano. Umukobwa Aline yabonye nyina ahagararanye na wa musore, kandi mbibutse neza uyu mukobwa ntabwo ashaka kubwira uyu musore ko uriya ari nyina ucuruza amandazi ku muhanda. Yaravuze ati mu mwoka byaramwe uyu musore agiye kunyanga kubera ko abonye mama acuruza ibiraha ku muhanda, ubu ndaza kuba nabigenza gute? Umukobwa yahise ahindukira aravuga ati reka nigire kuri runo ruhande maze ubundi banza nkwereke utuntu nikorera. Yatangiye kuba yahunga, ariko mu guhunga imodoka yaraje ihita igonga wa mukobwa direct, agerageje kuba yagenda ngo
ahunge uyu musore ataza kuba yamubona, noneho nyina ngo aze kuba yamuhamagara. Gusa mu kureba hirya babonye impanuka ibaye, wa musore ukundana na Aline cyangwa se wa musore ukundana n'umukobwa w'uyu mukecuru yaritegereje arareba, ariko iyo mpanuka ibaye ihitanye nde? Nuko wa mukecuru yaravuze ati dore ngiri iyi mpanuka ibereye hariya, ndabona ari akana gatoya k'umukobwa bagonze, ahubwo se ko mbona uriya mukobwa ameze nka Aline wanjye. Nuko wa musore yahise asunika wa mukecuru yihuta kugira ngo barebe nimba batabarira ku gihe, bakaba bahamagara ambulance. Imodoka yagonze Aline yahise yikomereza kugira ngo bataza kuba bamubaza ibintu byinshi. Aline aba yikubise mu muhanda azira guhunga sheri we gataza kubona ko uyu mukecuru bari kumwe ari nyina. Nuko umukecuru yarebye ibyo akoze cyangwa yabonye ibibaye ku mwana we, arababara cyane. Nuko wa musore nawe ahita aza kwegura Aline. Nuko umukecuru ararira cyane aravuga ati mwuka byaramwe, noneho ndabigenza gute? Umwana wanjye wonyine nari nsigaranye, imodoka iramugonze, nta bushobozi na butoya mfite bwo kuba navuza uyu mwana. Ubu se koko biraza kuba byagenda gute? Kubera iki wa mwana we mvukana imyaku? Kubera iki ubuzima bwanjye buhora bumeze nabi? Nuko wa musore yaravuze ati wa mukecuru, ibyo bintu uri kuvuga koko nibyo? Uyu mukobwa ni uwawe? Umukecuru yaramubwiye ati uyu mwana ni uwanjye, ni umwana mutoya wanjye, njye nirereye ubwanjye paka ageze aha ngaha. None dore imodoka iramugonze, yari yiboneye umugabo. Ndakwinginze wa musore we, nimba ari nawe mukundana, ndakwinginze gerageza utabara uwo mwana. Nuko wa musore yahise akuramo telefone aravuga ati reka mpamagare ambulance ibanguke turebe ko uyu mukobwa twamugeza kwa muganga, bakaba bamwitaho bakamuvura ataragira ikibazo na gitoya mu mubiri wiwe. Tayari ambulance yahise ihagera muri ako kanya. Turi kwibaza ngo uyu mukecuru biraza kugenda gute? Ese Aline araza kuba yapfa? Nuko wa mukecuru twigarukire kwa muganga, nyina wa Aline ndetse n'uyu musore. Dogiteri yarahagaze ku rundi ruhande ategereje abantu barwaje Aline. Nuko arahamagara ngo umuryango wa Aline se uri hehe? Nuko wa musore yarahagurutse yegera muganga kugira ngo yumve ese umukobwa ameze gute, amerewe gute. Timuga, ndakwinginze mbwiza ukuri, Aline araza kuba yarokoka? Nuko dogiteri abwira uyu musore aramubwira ati David, ese Aline mupfana iki? Aravuga ati Aline ni sheri wanjye. Nuko yamubwira ati Aline ikintu kigaragara cyo yagize ikibazo mu bwonko, ariko ikibazo yagize kirakomeye cyane kubera ko ashobora kuba yagize ikintu cy'ikibazo kijyanye n'imitsi yohereza amashusho ku bwonko, byaje kuba byateza ikibazo gikomeye cyane. Rero uyu mukobwa ashobora kuza kuba yavunaguritse mu kuntu, ashobora kutaza kuzongera kugenda, ashobora no kutazongera kuba yabona. Ibyo bintu dogiteri yabibwiraga David, nyina wa Aline, ari kubyumva. Nuko dogiteri yaramubwiye ati uyu mukobwa ariko agerageje kuba yabona ubushobozi bwo kuba yavuzwa, uyu mukobwa ashobora kuba yakira. Ariko nubwo yakira ni ibintu bihenze cyane kubera ko byasaba abandi badogiteri baturenzeho, kubera ko twebwe ntago dufite ubwo bushobozi bwo kuba twavura uriya mukobwa ngo yongere kuba yamera tayari. Nuko dogiteri aramubwira ati icyo mugomba gukora ni ukumwitaho vuba vuba akabasha kuba yakurikiranwa kugira ngo abashe kuba yakira. Dogiteri yaravuze ati nimba ufite ubushobozi, uriya mukobwa cyangwa se Aline wacu ashobora kuba yavuzwa akaba yakongera kureba. Nuko wa mukecuru yari kubyumva, ariko mu kubyumva David ahita yinjira mu cyumba
ahita aza kureba Aline. Gusa dogiteri yarebanye n'uyu mukecuru nawe agahinda karamwica, ariko ubona ko uriya mukobwa wiwe nta buvuzi ashobora kuba yabona. Nuko umukecuru yatangiye kwiyambaza iyo mu ijuru, aravuga ati Mana yo mu ijuru, ndakwinginze ngiye ndashaje, mfasha ubuzima bwanjye busigaye ubuhereza umukobwa wanjye, nibura abashe kuba yabumamo yishimye. Nuko umukecuru yabuze uko abigenza, agahinda karamwica, arababara, abura ikintu na kimwe abasha kuba yakora. Nuko umukecuru yabuze n'imbaraga zisubira inyuma kujya kureba umwana wiwe ahantu aryamye mu buriri. Umukecuru yatangiye kuba yasenga Imana. Iyo mwibuke gukora subscribe, hano twigarukire mu mujyi aho umukobwa bari bamuvuje. Umukobwa yari yaravunitse, ariko atazongera kuba yareba, atabashije kuba yabona ubuvuzi burenze ubwo kuri buriya bitaro bari babahaye. Nuko umukobwa, wa mukobwa mwiza wirataga kuri nyina, amubwira ko adashobora kuba yaba mu buzima bukennye yiboneye umugabo, yabuze amaso yiwe, aranavunika bikomeye cyane kubera ko imodoka yari yamugonze. Nuko umukobwa yatangiye kurira, aravuga ati se ubu koko bizagenda gute? Tubu koko mbaye impumyi rwose, birarangiye, nta kindi kintu ngomba gukora. Gusa David we yabaye umwana mwiza, aramubwira ngo humura, ibintu byose ni amahoro, ushobora kuzakira, bizatwara igihe ari kuzakira. Nuko David yaravuze ati ubu se bigende gute? Nuko umukobwa disi reba kuntu areba, nta kindi kintu ashobora kuba yareba. Nuko David yakiriye telefone, ari guhamagara ngo arebe nimba ashobora kuba yabona umudogiteri ushobora kuzavura sheri wiwe ngo abashe kuba yakira. Umukobwa yabaye nk'ipanji, acyumva ko ashobora kuba haboneka ubundi buvuzi bwisumbuyeho, uyu mukobwa akaba yazongera kuba yareba. Nuko umukobwa yumvise umudogiteri ahamagaye umugabo we cyangwa se David, barishima cyane, baravuga ngo byanga byakunda ubuvuzi bundi nibwaramuka buhageze ibintu bizagenda neza. David aramubwiye ati sheri wanjye ndagukunda, nta kintu ntagukorera, urabizi ko ubuzima bwawe ari ubwanjye, kuba uri umugore wanjye, kuba naragupropoje ukaba warakoze impanuka, ntabwo bisobanuye ko rwose ako gakoni n'izo rinete bizahora ku maso yawe. Icyiza ni uko twategereza nyine, rino riba ari igeno ry'Imana. Murebe ba bantu birata, ba bantu mwiratana umubiri ni ubusa uzabora, ni igitaka gisanzwe tuzasubiramo twese. Ushaka wazajya ugenda wicisha bugufiya. Buriya umuryango ni ikintu gikomeye cyane wakakwiye kuba ndetse ukahereza n'agaciro, kubera ko ibintu byose wakora nta muryango ufite ntabwo ushobora kuba wakwishima. Burya uzanezezwe no gufasha mama wawe wakubyaye, no gufasha papa wawe, gufasha murumuna wawe cyangwa mukuru wawe. Ntabwo ari ibyo gusa, ndetse n'abandi wakakwiye kuba wabafasha. Urabona ko aha ni mu rugo rw'abakire pe. Umukobwa yari avuye kwa muganga, baramukoreye operasiyo, baramubaza amaso. Gusa umukobwa bamubaza amaso kugira ngo babanze barebe ko ashobora kuba yakongera kuba yareba. Nuko dogiteri yaraje aramubwira ati Aline, ese wabasha kuba wafungura amaso yawe? Tifungura amaso yawe, ahari ushobora kuba wakongera kuba wareba. David yari amuri inyuma, umukobwa afungura amaso yiwe n'ubwoba bwinshi cyane, ariko agenda ahumbya gahoro gahoro. David ari kumubwira, ese uri kubona ziriya ntoki muganga ari kukwereka ari zingahe? Nuko Aline aramubwira ati izi ntoki ni ebyiri. Ese
uri kumva muri wowe umerewe ute? Uri kureba gute? Uri kumva ibintu bimeze gute? Aline aramubwira ati ndimo ndongera kuba nareba, ndi kubona urumuri hanze, ndi kureba ibintu byose ahangaha rwose, amaso yanjye yongeye yagarutse. Imana ishimwe disi. David yarishimye abonye sheri wiwe yongeye kuba yareba, nta byo kwambara ibirineti cyangwa kuba yayoboza. Nuko Aline yahise atangira kuba yashimira dogiteri, aramubwira ati dogita, ndakwinginze rwose Imana yo mu ijuru guhereza umugisha kubera ko ndishimye. Nuko Aline yatangiye kureba na ya mpeta wa musore yamwambitse David. Yaramubwiye ati rwose Imana ikoze igitangaza, operasiyo ntabwo byigeze bigenda neza turi kuyigukorera, ariko Imana yo ibasha kwikorera ibyayo. Gusa ibintu byose ni amahoro. Ariko nubwo bino biri kuba, David ntabwo twigize tumubona yishima. Nuko dogiteri yahise acaho arigendera. Nuko Aline yasigaranye na sheri we, bicara hano ku buriri batangira kuba bakwishima ko babashije kuba bakira. Nuko David yarebye mu maso h'umukobwa. Gusa David mwibuke neza ko we yari yamenye ukuri ko mbere y'uko uyu mukobwa akora impanuka, David yari yamenye ko uyu mukobwa ari umwana wo mu bakene. Nuko David yaramubwiye ati hari ikintu ngomba kukubwira kandi hari n'ikintu ngomba kuba nakwereka, kandi biraza kugusaba ko umbwiza ukuri kandi ukaza kuba uribuze no kuba nawe wabyisomera nk'uko ngiye kuba nabikwereka. Nuko umukobwa aramubwira ati nibiki ushaka kuba wanyereka? Ntangiye kuba nagira ubwoba. David aramubwira ati hari urwandiko mfite, ariko uru rwandiko mfite ni urwandiko rutari rwiza, uraza kuba wakwihangana, ariko wibuke neza ko wambeshye. Nuko Aline bamubwiye ayo magambo biramukonfyuzinga koko, bimutera ubwoba, aribaza ngo byagenze gute. Nuko David yavuze ati okay, nicyo gihe rero ngo ubashe kuba wabyirebera ubwo amaso yawe yongeye kuba yagaruka. Ese ibyo bintu koko ni ibiki? Ko nanjye ubwanjye numvise bitangiye kuba byantera ubwoba. Mw'abantu mwukurikiye agafilimi kacu mwibuke gukora subscribe. Nuko David yakuye urupapuro mu mufuka aruhereza umukobwa cyangwa se aruhereza sheri we. Urwandiko rwari rwanditseho ibiki? Ese uru rwandiko ninde warwanditse? Ko Aline atangiye kuba yarusoma atangira kuba yarira. Umukobwa yarasomye, ntabwo turamenya ngo asomye ibiki kubera ko uru rupapuro rwanditseho ibintu bibabaje cyane. Gusa yatangiye gusoma avuga ati ku mwana wanjye nkunda cyane Aline nari nsigaranye, njyewe ubwanjye maze kuba nasaza, ariko nicyo gihe ngo mbashe kuba nagusiga mu buzima. Kuba nkennye byatumye ukora impanuka uri guhunga kugira ngo sheri wawe ataza kumbona ko ndi umukene, ariko nicyo gihe ngo njyewe nigendere gusiga muri buno buzima. Ngiye kuba nakwiyahura. Jesse ari gusoma amagambo y'umukecuru yari yanditse. Umukecuru Jesse yaje kuba yakwiyahura. Yaraje ahangaha ahambira umugozi munini cyane ndetse muremure, awuhambira kuri rya gare. Umukecuru utabasha kuba yagenda atangira kuba yakwikurura. Tekereza byonyine kwiyahura gutya. Ibi nibyo uyu mukobwa ari gusoma urupfu nyina yapfuye. David yarumiwe, umukobwa nawe ararira. Ntabwo yari azi ko uburyo yababaje nyina ashobora kuba yakwiyahura, ashobora kuba yabigenza uko nguko. Umugore cyangwa se umukecuru uraha yarikuruye paka ageze mu mazi kugira ngo aya mazi nibura abashe kuba yamwica gahoro gahoro kugira ngo
abone umukobwa we atazongera kureba, atazongera kugira icyo amufasha, rwose yahisemo kuba yakwiyahura. Umukobwa yarirukase cyane, murebe kuntu abakobwa, uyu mukobwa se nawe ari akagome ndetse ari n'ikigoryi, yataye nyina, none nyina dore yariyahuye. Umukobwa yahise atangira kuba nawe yasaragurika. Byanga byakunda, umubabaro uyu mukecuru yajyanye ni wo watumye uyu mukecuru afata umwanzuro wo kuba yakwiyahura. Umukecuru atangiye kugenda yikurura ajya mu mazi kugira ngo nibura aze kugera ahantu ari buze kuba yarengerwa, hanyuma abashe kuba yakwiyahura neza. Nuko umukobwa akimara kureba n'iyo nkuru bamwakirije, umukobwa yaje yirukanka, David nawe amuri inyuma amubwira ati rwose ndakwinginze ihangane, ariko wagombaga kuba wabibona umukecuru wawe ntago akiriho mu gihe wari umaze rwose urwaye, nanze kuba nabikubwira. Ndavuga ati nuramuka urebye n'amaso yawe uzamenya ko umukecuru wawe yitabye Imana. Iyo wa mukobwa wacu yarwaniraga umugabo mwiza, yarwaniraga amafaranga, yarwaniraga amamodoka n'imitungo, byarangiye nyina abipfiriyemo. Kandi mwibuke neza uyu mukobwa uburyo yagiye asezeyemo nyina cyane, banashwanye ngo nuko yari yatetse amaguru y'inkoko, ntiyigeze akora ubukwe, ntiyigeze akorera ibirori umuryango we cyangwa se nyina ngo abashe kuba yanamushimira. Agafilimi kacu ari nako kagera ku musozo, mbibutse gukora subscribe. Aline na David nuko urukundo rwabo rwagenze, umukobwa yabuze amaso akimara kuba yakira. Inkuru yari uko mama wiwe yari yitabye Imana. Ciao ciao.